Because there is a youth of Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ariko ikibabaje, But the bad side is indirimbo yasohoye yamamaza uru rukweto, the song that he used when he was advertising this pair yaravuze of ngo shoes. nyituye urubyiruko, It says, I dedicated to the youth ngo n'abana batoya bakiri konka. and the younger children who are still being breastfed. Nituba abanyakuri, When we become honest, turasanga generasiyo yacu we'll see our generation dufite umukoro cyane urubyiruko have rukijijwe an assignment, mostly the believers, rwo kwicazwa no gutekereza ingamba to think and the strategies zo guhaguruka to rise. tukagira ibintu dukumira mu izina rya We Yesu, hinder some things in the name tukagira of Jesus. ibyemezo dufata mu izina And rya we Yesu. decide some decisions in wowe mwami utwara abamiyo Yesu we tumusingize turirimbe Hallelujah, Hallelujah. 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 Amakuru nzi neza nta gushidikanya, What I know well without doubt, nuko Imana ivuga mu rurimi twumva. God speaks in a language that we can understand. Imana ntago ijya igorana. God is never hard. Imana ikubwira mu rurimi ubasha kumva. God saying a language that you would understand. Imana uzi uburyo bwinshi yavugana natwe, There are lots of ways that God can talk to us, ariko izi uburyo butworoheye. but He knows the easiest way that for us to understand. Ikibazo cy'abantu bafite imitima Imana iri gusaba ngo ihinduke, The problem with people whose hearts that God is requesting to be transformed, bajya bashyiriraho uburyo Imana ivugana nabo. they always put a way that God would speak to them. Ntabwo Imana uyibwira ko ikuvugisha, You don't tell God how to talk to you, ahubwo Imana irashaka ngo utegereze kumenya ubushake bwayo mu mvugo yayo ku buzima bwawe. but God wants you to wait and know His will and know His language that He speaks to you in your life. Yesu yabwiye abigishwa be Jesus told His disciples ngo intama zanjye zibasha kumva ijwi ryanjye, that my sheep can listen to my voice. ngo impamvu mwebwe mutumva ijwi ryanjye The reason why you don't hear to my voice, nuko mutari intama it zanjye, is because you don't belong to one of my mwariko sheep. intama zanjye ziranyumva But my sheep listens to me kandi zikankurikira. and they follow me. Turi gukurikira Yesu We are following Jesus kandi yarazutse and He resurrected kandi azagaruka and He'll come back kandi azaduha ububyutse and He shall yasezeranije. give us the revival He has Yesu ni umwami promised. w'abami, Jesus is the King Yesu of ni kings. umutware w'abatware, Jesus is the Lord of lords. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Dusoma ijambo ry'Imana, Let's read the word of God. rwandiko rw'Abefeso The book of Ephesians, igice cyaho cya kabiri chapter 2, umurongo w'icumi. verse 10. Hari amagambo avuze ngo, Abefeso ba kabiri icumi, hari amagambo avuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should work in them. Turi mu mugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana. We are in an evening of worship and praise. Cyaje ari icyifuzo cy'Umwuka Wera, It came as a wish of the Holy Spirit, kandi byari bikwiriye ko dutegurirwa n'Imana uyu mugoroba, and it was worth for us for God to kandi prepare to Imana us this yarayiteguye. evening. Turawushimiye mu izina rya And we are so Yesu. grateful to Jesus for such a preparation. Turi dushima Imana mu izina rya Let's Yesu. be grateful to Jesus. Konferansi ishize yo mu kwezi kwa gatanu The last conference in May, nibwo numvishe igitekerezo cy'Umwuka Wera. that's when I had the idea of the Holy Spirit. Twari turi kuramya n'ubundi no guhimbaza, We were worshiping and praising, numva Umwuka Wera aranyongoreye and I had a voice from the Holy mu kwezi Spirit kwa gatandatu, that in the month of June, igice cy'umwaka half year, hagomba kubaho kuramya there should be a praise kandi session, mugahimbaza izina and you ryanjye. should worship my name. Dushimiye Imana amezi atandatu We're imaze so igendana grateful to natwe. God for the 6 months that He has been working Dushimiye with us. Imana yabaye mu ruhande We're so rwacu. grateful for He was by our side. Korali imwe yararirimbye
one team said, iravuga ngo twanyuze mu misozi, they sang and said, we went through mountains, ngo tunyura mu bibaya, and we went through valleys, ngariko Imana yagumanye but natwe. God stayed with us. Iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, When it wasn't by God to be on our side, ntabwo twari kuba tugihagaze hano, we wouldn't be standing here. ariko kubw'umwuka we muzima muri But by twebwe. His holy living spirit in us, Amezi atandatu the 6 months, turashima we Imana. are so grateful to Guhera God. mu kwezi kwa mbere From the month of January, turashima Imana, mu kwa kabiri we are so grateful in turashima February, Imana, mu kwa gatatu grateful in March, turashima Imana, mu kwa grateful kane in April, kandi turashima Imana no and mu we are kwezi so kwa grateful gatanu. in the month of May. Dushima Imana yaduteguriye umugoroba wo We are so kuyiramya no grateful for an kuyihimbaza. evening of praise and Izina worship. ry'Uwiteka Imana May yacu the rihabwe name of the Lord icyubahiro. be praised and glorified. Ndababwira ishimwe rikomeye I dufite. tell you of a great thanksgiving that we Ubwo have. twari turi hano mu kwezi gushize, When we were here in the last month, nkumva ijwi ry'Umwuka Wera rimbwira mu kwa gatandatu muzaramya. and I had a voice of the Holy Spirit telling me that we shall worship in June. Bwarakeye The next morning, numva telefone, I had a phone call. allo, Hello, nitwa gutya, this is my name. numvishe umuhamagaro I w'Imana. had a calling of God. Icyo gihe twari twize By the time we had learned a word, gukorera mu muhamagaro wawe, serving in your calling, turabyigishwa. and we had taught about that. Ndashaka kuvuga ngo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. And then God speaks to us through His word. Bukeye mu gitondo The next morning, mujende umwe arampamagara, one young man called me. arambwira numvishe umuhamagaro Said, I w'Imana. had a calling from God. Dufite bande nini cyane, We have a bigger band. dufite worship team We y'abaramyi, have a bigger worship team. kandi turi And abajene, we also youth. kandi numvishe ijwi And I had a ry'Imana voice from God. nishiramo icyifuzo He put me a wish ko tugomba kuza kuri rwa that we ruhimbi should come on that tukaramya pulpit tugasingiza and we Imana. worship and we praise Reka praise and God. worship yacu badufashije bahaguruke mu izina rya That's Yesu. the praise and worship team that helped us stand in the name of Dukoma Imana Jesus. amashyi, haleluya. Let's clap to God. Hallelujah. Turabashimiye Imana. We're so grateful to God for you. Imana ibahe umugisha May mwicarire. God bless you. You may take your seats. Haleluya, Amen. haleluya. Hallelujah. Imana yacu ifite umuteguro, Our God has His own preparation, kandi ni Imana y'abantu bari maso. and He's a God of those who are awake, Kuramya worshiping kandi no guhimbaza Imana, and praising God. tugiye kubiganiraho. We're going to talk about that. Iyo kenshi tuvuze ijambo kuramya guhimbaza Imana, Most of the times when we say worship and praising God, ndabizi ko benshi muri twebwe igice duhita twumvamo uwo murimo wo kuramya no guhimbaza Imana I know a lot of us at the side that we listen this term, ni indirimbo it is in terms of songs n'abacuranzi. and the terms of the instrumentalists. Kandi nibyo Imana ishimwe ko yabishyizemo And ubuzima bwo kuramya no And kuyihimbaza. that's good. Praise to Jesus for He has placed the life of worship and praise in them. Ntabwo ari ikinyoma, That's not a lie. ni ukuri It kuzuye. is the truth. Mu ndirimbo In the songs no mu and bicurangisho in the instruments, icyubahiro cy'Imana kijya kimanuka, the glory of God is manifested. imbaraga z'Imana zijya zikora. And the power of God starts serving and working. Abasesenguzi ba Bibiliya The people who can talk more about the Bible, berekana ko they present that iyo turi kuramya Imana mu ndirimbo no when kuyihimbaza, you're praising and worshiping God ngo through ni ibintu songs, bimanura Imana it is something that brings yo God, ikaza mu and isi, He comes in the Word, hanyuma iyo igeze mu and isi when He comes to the Word, hari ibintu bitanga umwanya, there's some things that give hari space. ibintu bimenya ko ubwiza There's bw'Imana some things that bwamanutse. know that the glory of God has come. Urabona Imana Abisiraheli bageze kuri Yeriko, You see, the Israelites when they were on Jericho, yavuganye nabo, God spoke to them. ibwira Joshua, He told Joshua, iramubwira Joshua, He said, Joshua, uru rugamba ntabwo ari this is urwanyu, not your battle to fight. kuko nta ntwaro nabahaye zo I kuruhirika, didn't give you any armor to fight ariko against this njyewe wall, mfite intwaro, but I have my own strength uru and rukuta ndaza kurwihirikira, I'm going to bend off kandi this wall. ukuntu ndaruhirika And I'm going to uproot ntabwo it. nkeneye amaboko I yanyu, don't need your arms. ariko hari ikintu nkeneye There's kimwe, something that I need one mwegura thing. inanga zanyu, I need you to bring the hanyuma instruments, mushyire abaririmbyi imbere yanyu, put the worshipers muraza in front, gukora umurimo wo kuzenguruka, you shall only kandi surround. ndababwira inshuro God murazenguruka, give you how many times to hanyuma muri uko surround, kuzenguruka then in the movement, abaririmbyi baraza kuzamura the amajwi worshipers will raise their basakurize, voices and sing to God, abacuranzi baravuga izina, and the instrumentalists will shout out with the muri uwo instruments. murimo wo kumimbaza no kundamya That ministry of worshiping and haravamo praising, imbaraga, the power is going to come out of haravamo it. imbaraga, There shall be power out of it. hari imbaraga ziva mu kuramya There is power to come from no the guhimbaza worship Imana and the praising muri iki session gice of cyo God. kuririmba no gucuranga. This time of singing and doing the instruments. Yesu ashimwe cyane, Praise Jesus. Yesu ashimwe cyane, Praise God. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Uyu mugoroba ndashima Imana. This evening I thank God. Iyo Imana ivuze muzandamye When God says you kandi need to worship me muzamimbaze, and you need to praise my mitamenya name, ko muri uko kuramya I know that in that session, no guhimbaza the Imana praising and the
harimo ubutunzi bukomeye bw'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu Imana iyo muri yo ishaka kuramywa, itegura abaramyi, itegura abaramyi, nawe ikagutegura ikakuzana, kuko Imana ikoresha ingabo. Yatekereje mu bwenge bwayo, yabwiye Gideon, iramubwira Gideon, we ntago aba bantu ni benshi cyane, ntago barankorera umurimo nshaka, ariko njyewe mfite ingabo ziri mu bushake bwanjye zirankorera umurimo nshaka. Reka nkwereke uburyo ngiye guselektiona ingabo nshaka. Yesu ashimwe cyane. Imana ihamagara Gideon, imwereka uburyo igiye kuyungurura abaramyi bakwiriye barakora imirimo Imana yateguye Gideon ikagomba kugenderamo yo guhesha icyubahiro ubwoko bwayo. Yesu ashimwe cyane. Imana ishaka bakeya, ariko iravugana nabo nk'ikivuganye natwe, irereka ibyifuzo biri mu mutima wayo, bakabifata nk'ibyifuzo by'Imana, bakabishyira mu bikorwa mu migambi y'Imana. Icyo ni igice gitoya cy'ubuzima bwo kuramya Imana. Igice cya kabiri cy'ubuzima bwo kuramya, nagerageje gutekereza baza Umwuka Wera, ese ubundi kuramya ni ukugira gute? Nagerageje kumva Umwuka Wera ambwira ngo kuramya birenze kuririmba no gucuranga, ni ubuzima bw'Imana muri twebwe. Tuvuga imbaraga z'Imana, tukavuga icyubahiro cy'Imana, tukavuga ubwiza bw'Imana, tukavuga urukundo rw'Imana, tukagendera mu migambi y'Imana, maze imibiri yacu ikerekana kwera kw'Imana. Imana ijya imanuka mu myambaro yawe, imyambaro yawe ikaramya Imana. Paul yaravuze ngo mu rugendo rw'ivugabutumwa ryacu hari aho twageraga batureba ngo bagahimbaza izina ry'Imana yacu, bakavuga ngo ba bandi bubitse ibihugu ninaha bahageze. Ubuzima bwo kuramya burenze kuririmba no gucuranga, Imana yabuteguriye muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubuzima busohoka mu rusengero muri worship team bugakomeza kuramya Imana, n'ubuzima bwerekana icyubahiro cy'Imana, n'ubuzima buvuga ishimwe ry'Imana, n'ubuzima bwerekana ukwera kw'Imana. Ngo abantu bakureba bakavuga ngo uriya ntagasanzwe. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo muri umusozi ugaragarira buri wese, utabasha kwihisha, ubonye wese aravuga ngo dore ishyanga ryera, ngo dore abantu Imana yateguye kugira ngo bamamaze ishimwe ryayo, ngo bafite ishimwe muri bo, ngo ry'Imana yabahamagaye, ngo ikabakura mu mwijima, ngo ikabageza mu mucyo wayo. Uwo mucyo niwo werekana icyubahiro cy'Imana. Igihe kirageze ngo generasiyo yacu, haleluya, ubuzima bwacu bwa buri munsi bugaragaremo igicaniro cyo kuramya cyarenze kuririmba, cyarenze gucuranga, kiri muri karagita y'Imana, igendera mu buzima bwawe, ikorera mu buzima bwawe. Imana irashaka gutembera mu mirimo yateguriye wowe, ya mirimo uri kugenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Imirimo Imana yateguye muri Kristo Yesu ko tuyigenderamo ni iyi. Tujya tuvuga imirimo Imana yateguye muri Kristo Yesu, ni iyihe? Ni iyihe? Ko uburyo generasiyo yacu Imana ishaka ko tuyiramya birenze kuvuza akaruru mu rusengero, birenze guhanura, birenze kuza tukaririmba. Ndashaka kuvuga ngo agakiza k'ikinyejana kabyarwa na generasiyo Imana igihamagariyemo,
God has called kandi you to hari be. imirimo y'Imana And there's some works of the Lord irenze kuba mu rusengero, that is beyond being in the temple, ikorerwa hanze that is y'urusengero, done outside the kandi church. iyi mirimo y'Imana And these works of God, igaragara muri small they can details. vision in the small Ntabwo ihera mu details. bintu binini They never start into biri mu big byifuzo deeds. bikomeye mu mutima That is in the wawe, big dreams in ihera your mu heart. tuntu dutoya That is in the small tugaragara details. usuzugura mu That buzima is bwawe, that you despise in kuko your ndashaka life. kuguhishurira Because I want to ko reveal to Satani you nawe iyo that the aguteye devil, when he attacks arashaka you, kumuramya, he wants you to worship arashaka him. kupfukama He wants you to bow ngaguha down amafaranga, so he can give you arashaka money. ko ufata ubushake butari He ubw'Imana wants you to take the ngo will that abe is not ari bwo from God, ugenderamo. so you can enter into that will. Niyo mpamvu Imana ifuhira akadetaye kose gakorera mu That buzima is why bwawe. God is envy of any detail that is Niyo happening in mpamvu your Imana life. yateguye ko ako kadetaye kagomba kubaho That is ubuzima why bwo he provides kuramya. for that detail to worship God. Amagambo yawe Your words. agomba kubonekaho ishimwe You ry'Imana. should be grateful to God. Niyo mpamvu Imana ifite That is icyifuzo why God has a desire. iri kuvuga ngo He's saying, nimwicara when you sit mukavuga and you speak, ndohereza marayika I'll send the araza aho angel. mwicaye He'll come where you're arandika sitting, and he shall write. arandika He shall note down. ikavuga ngo icyifuzo He cyanjye says, my igihe desire, uri kuvuga when you're uvuge speaking, ibyururura imitima. speak what brings ubwo buzima bwo kurura imitima y'abantu harimo ubuzima bwo kuramya no guhimbaza, harimo ubuzima bwo gufatisha Imana umutima w'abantu, harimo ubuzima bwo kwereka. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ndashaka kuvuga I want to talk about Imana God. iboneka mu tuntu twa tundi usuzugura. God is seen into the small details that you despise. Kariya kazi ukora, That job that you do, hariya ukorera, the workplace wa that you mubosi have, wawe your own boss, ni Imana yamuguhaye. God gave him to you. Iriya kampani yawe Your ni company, Imana yiguhaye, God gave it to you. kandi yayiteguriye And you prepared muri Kristo in Yesu. Christ Jesus. Uriya ni umurimo Imana yateguye That muri is a Kristo ministry Yesu. that God prepared in Christ Jesus. Itorero The church, mu gihe turimo the time we are ntabwo into, rijya risunika ngo ryinjire doesn't push for it to rimanuke mu enter, buzima bwo hanze so tubamo it bwa can buri go in munsi. the outside life that we live on a daily Dufite basis. ubukene bwa generasiyo We have the poverty of the generation bw'uko duhura n'Imana because we encounter God. twaje mu rusengero, We're only at the church. bw'uko twemera ko Imana ihari Because we allow that God is turi mu alive rusengero. when you're only the church. ariko ubuzima bwuzuye bwo But the kuramya life Imana that is full of worshiping ni ukubona God. Imana muri kampani You yawe, have to see God in ni your ukubona Imana mu company. bucuruzi To bwawe, see God in ni your ukubona Imana business. muri management To see God in y'amafaranga your yawe, management ni of ukubona your Imana money. muri smartness See yawe. God in your smartness. Haleluya. Amen. ni ukujya mu gitanda It is to go in your bed. Satani akakubwira ngo ndahari muri iri joro, I'm here in the night. abarozi bakavuga ngo turaroga muri iri Because joro. they're going to bewitch you in the Umutima night. wawe But your heart, ukaba uri mu kuramya, it is in worshiping. wagera mu nguni y'inzu When you go to the ukabona corner of marayika the house, w'Imana, you see the angel of the wagera mu Lord. gitanda When you go in the ukumva bed, umwuka you feel the w'Imana, Holy Spirit of waryama God. When you sleep, ukaryama mu nzozi z'Imana. you sleep in the dreams of Yesu God. ashimwe cyane. Praise Jesus. na gace na kamwe There is no single part. ibanga Satani akoresha rikomeye, What the devil uses as a secret. ahora akubwira ko ari we munini mu buzima bwawe, He tells that he's the bigger one ahora in your akubwira life. ko ari icyamamare, That he's the famous ahora one. akubwira ko inguni ari we He says that uzikoreramo. he works in the corner. Ndashaka kubabaza But I want to ask you. kuko muri urubyiruko duteranye, Yes, you're the youth we are gathered here. namwe mwibaze kandi Ask yourself as well. ninde wababwiye ko Who told you iyo tugeze mu cyumba that cy'amasengesho when you're in the prayer room cyangwa mu rusengero or when you're at the church, abadayimoni baba mu nguni, the demons are in the corners. inguni zo mu rusengero The corners of the church. ninde wazaritsemo abadayimoni? Who gave it to the demons? Ese Who iyo wanted the dutashye demons? tuvuye mu rusengero When we go home, abadayimoni from the bahita church, binjira mu rusengero they enter in the church, the demons, bagahagarara mu nguni? and then they stand in the corners. Mubisuzume neza. Evaluate that well. Turashaka kugira amaso Want to have the sight abona Imana mu nguni zo mu that rusengero. God in the church corners. Haleluya, haleluya. Amen. Turashaka kugira Want imitekerereze a mindset igera mu nzu y'Imana that goes in the house of God ikaramya Imana, and he worships kuko God. no hanze Because twari turi ku gicaniro cyo we were in the kuramya. altar of worshiping. Ninde wababwiye Who ko told you iyo that twinjiye mu when you rusengero enter in the church or habaho the temple, umurimo wo gushyushya urusengero, there is a ministry of ngo making kugira ngo the tugire ngo church twinjire ahantu mu mwuka? be moody so we can be in the Ese spirit realm. iyo turi mu mirimo yo hanze Imana yaduteguriye, When you're in the outside work that God ninde prepared ukubwira for ngo us, usohoke mu mwuka? who tells you to be out of the spirit? Ujya usohoka mu mwuka uri hanze, Do you be out of the spirit when ukongera you're ukinjira mu outside? mwuka ugeze And mu then you come in rusengero. the spirit when you enter the Ikinyoma church. gikomeye cyane cya That is a Satani. red lie of the devil. Iyo twebwe tuvuye mu rusengero When we out of the tuba tuvuye church, mu nzu isakaye, it's just out of twahaye the icyubahiro beauty cy'Imana, that we have tujya all the duhuriramo mu glory of itorero God. ry'Imana, We encounter the church tukinjira of mu God. yindi mirimo, We enter in other
tukagumana n'umwuka wera tukavuga ibintu Imana ishaka tugakora ibintu Imana ishaka tukabikora mu buryo ishaka tugategereza kubona icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugeze mu rusengero mu nguni z'urusengero tujya tubonamo ubushake bw'Imana, ntabwo tubona abadayimoni, ntabwo dushaka kugira inkomoko y'iterabwoba ry'abadayimoni ikomoka mu buzima butuye hirya y'igicaniro cyo kuramya. Iyo wahishuriwe kuramya nyako Satani aragutinya, abarozi baraza bagasanga uhagaze mu gicaniro cyaka umuriro, bagasanga ufite amagambo Imana iri kuguha, bagasanga ufite ibitekerezo Imana iri kuguha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira ngo youth time revival, ububyutse Imana iri kuvugana natwe ntabwo buzaza nk'uko imvura mujya mubona itugwaho, ntabwo ari ukuri. Ububyutse Imana iri gutekereza n'ububyutse yasezeranije ntabwo buzafailinga, buzaka ari umuriro kandi ntabwo Satani azashobora kuwuzimya. Ububyutse turi gusenga dusaba Imana ni ububyutse bugiye gutegurira itorero kuzamuka, itorero rigasanga umwami waryo, itorero rigiye kwinjira mu gihe rigiye guhabwa imbaraga zo guhanurira isi, zo guhanurira sosiyete turimo, zo kugarura ubuzima bw'Imana Satani ameze nk'aho ari kwiyitirira. Reka tuvuge iyi story. Hari umusore wo muri Amerika yitwa Monteleo somehow, Monteleo ibintu nk'ibyo. Monteleo almost there. Mwumvishe urukweto rwa Nike baherutse gukora mu minsi yashize. You had the latest version of Nike. Uru rukweto rwari rufite hejuru piramide, na ka design kameze nka pentagon ariko munsi gafite ihembe rimeze nka riri Antichrist akoresha. This pair of shoe it had something like a pentagon form, and it has a horn which looks like what the Antichrist uses as his symbol. Hanyuma muri taro y'uru rukweto and unto the downhill of ahangaha agatsitsino kajya, ahangaha agatsitsino kajya, Yesu yavuze ngo agatsitsino kacu nikabona inzoka, inzoka isemura Satani kazayikandagira. Uyu musore ni umujene, afite imyaka 21, ni umuhanzi, yiteguriye guhabwa fame, kwamamara. Yakoze amasezerano na Satani yo kugira ngo yamamaze uru rukweto. Hariya muri taro bafata agapfunyika k'amaraso baragenda bagashiramo, aragenda ajya mu iduka agura inkweto za Nike 666. He bought 666 pair of shoes of Nike brand, azijyana mu rundi ruganda, and he put them into a different company or industry. Rufata ko gapfunyika k'amaraso, they took the other blood that was tied rugashira muri taro. It was placed in the hejuru bashiraho iyo design ya Antichrist. In the upper side there is a design of the Antichrist. Mu masaha makeya in a few hours, amaze gusohora urwo rukweto, after the pair of shoes was released, zari zishize ku isoko inkweto. They all sold out. Amafaranga rwaguraga, the amount that it costed, rwaguraga amadolari 1000 n'amaseti 18. It costed $1,000.18. Mu gihe place isanzwe ya Nike, yet a normal pair of shoe of a Nike brand, igura amadolari 200. It costs $200. Turabona ikimenyetso cy'uru rukweto. Satani ari gutekereza ko agiye gufata amaraso ya Yesu turamya, atubohora ibyaha, ngo ayasuzugure yashire munsi y'ibirenge byiwe. Arabesha urubyiruko rwa Kristo rurahari mu izina rya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ariko ikibabaje,
bad side is indirimbo yasohoye yamamaza uru rukweto the song that he used when he was advertising this pair of yaravuze ngo shoes. nyituye urubyiruko It says, I dedicated to the youth ngo n'abana batoya bakiri konka. and the younger children who are still being breastfed. Nituba abanyakuri When we become honest, turasanga generasiyo yacu we'll see our generation dufite umukoro cyane urubyiruko have rukijijwe an assignment, mostly the believers, rwo kwicazwa no gutekereza ingamba to think and the strategies zo guhaguruka to rise. tukagira ibintu dukumira mu izina rya We Yesu, hinder some things in the name tukagira of Jesus. ibyemezo dufata mu izina And rya we Yesu. decide some decisions in the name of Jesus. Abantu benshi baguze izi nkweto, Most people who bought these shoes, ijanisha ryagaragaje ko ari abajene. it shows us that the youth who bought them. Nubwo turi mu itorero Although we in the church, dufite umuhamagaro we have w'Imana, a calling of God, ariko Satani ari gukora but the devil is working. kandi biramworoheye cyane. And it's so easy to him. Ejo bundi babajije bamwe mu bahanzi bacu, Recently they asked one of our artists, babaza n'umukomediyani umwe mu gihugu cyacu, he's a comedian in the country. baramubaza ariko They asked him, mwagiye mushyira ibintu byubaka kuri social media, why don't you do things that are so constructive or that are so helpful to the social media platforms? ajya muri kenkayeri, He went into ajya muri shop igurisha went to ibikoresho a by'ubwubatsi, construction shop, agura ibikoresho by'ubwubatsi. and he bought some of them. Bamusabye They asked ngo mujye him mupostinga ibintu bigira gute, post things that are so constructive or byubaka. helpful. Aragenda ajya kugura ibikoresho And he by'ubwubatsi, went to buy materials, constructive materials. abishyira kuri profile ziwe, Bless them on his profile, abishyira ku masocial media on his yiwe. social platforms. Aravuga ngo abantu bashakaga ko posting ibintu byubaka, Those who wanted me to post things that are so helpful. ngo dore ibintu byubaka Look, nabipostinze, these now I posted them. ngo twebwe twigira ububwa, And to us we do our ntabwo own things. ducuruza ibintu byubaka. We don't sell them. Tugeze mu gihe We are in the time abajene bagenzi that bacu the youth, our fellow youth, Satani agiye kubakoresha who is about to use them kugeza igihe bemera ko bari gukora ibintu by'ububwa, until when they allow the ibintu byo things, silly gusuzugurwa. things to be despised. Ndabinginze ngo tugire ishyaka n'ishyari I ry'Imana mu urge you izina to rya have the Yesu. zeal of the ministry of God in the name of Jesus. Ndabinginze ngo nidutekereza kuri I Kristo, urge when we think of Christ, ushaka ko tubaho ubuzima bwo kuramya so I can live a life of no worship guhimbaza Imana, and praising God, dusohoke mu ndirimbo, let it be out of song, twinjire mu gufata and we ingamba enter into deciding zigiye gutuma duhaguruka what is going to help us stand, tugapostinga ibintu byubaka and we ubwami post things that are bw'isi, so helpful to the kandi icyifuzo to the world cy'Imana and God's wish or desire. iravuga ngo He says, ubushake bwanjye my will, uko buri mu ijuru the way it is in heaven, niko nshaka ko let buba it mu be isi. done on the earth. Uwo ni umurimo wacu twega That is abera, our ministry as a saints. uwo ni umurimo That w'itorero, is a ministry as a church. uko niko kuramya That is gukwiriye. the real worship. Ndakwinginze mwene data, I urge you, brethren, tugiye kureba ingaruka let's look upon the effects, z'igihe generasiyo yacu the consequences of our generation, tutazagira uyu mutima wo kuramya of when we shall lack this heart of worship ndetse no guhimbaza and the Imana, heart of praising God. ngo sosiyete yacu yandure ubuzima Our bw'Imana, society to have ngo sosiyete yacu ibemo the icyubahiro life of cy'Imana, God, to be filled with the honor and ngo glory of sosiyete yacu ibemo God. ishimwe Our ry'Imana. society to be filled with the gratefulness of God. Nimubireba neza When you look upon this world, murabona ko ba mama bacu you see that our own mothers, igihe cyabo cyabarangiranye, their time has finished. It's almost finished. nta bintu byinshi bagifite byo gukora, They don't have lots of things to finish. batangiye kwinjira mu myaka They now entered into the years. bari gutinya gufata risike They're fearing to take a risk zo gutangira amaproje akomeye of starting great projects mu isi y'umwuka, in the spiritual realm. kandi birumvikana Yes, that's understandable. nta mbaraga bafite, They have no flesh power nk'uko igihe kigoye because time is ntabo hard. kirabagoye, It is hard to them as well. ubuzima bwo hanze bugoye The outside world is nabo tough. burabagoye, It's also tough to them. nk'uko iminsi Yesu ya hano y'imeruka izaba iruhije, Jesus prophesied about the end days. nabo bafite umuruho. It is also burdening to them. Ariko abantu Imana ifitiye But icyizere people that God is trusting into batangira amaproje akomeye who cyane mu isi start God's y'umwuka projects in the spiritual realm ni twebwe abajene. is us, the youth. Niturangara When we are stray, hari ingaruka turahura there are some nazo consequences we shall mu myaka encounter itari iya kure y'ubuzima in the bwacu. years to come in our lives. Turisanga sosiyete yacu We find our society hariho ibintu biri gukoreka some things that are being done kandi bishaririye imitima and yacu, are so bitter to our hearts. ariko igisubizo cy'ibyo But the bibazo solution to this problem, gifitwe n'ubuzima bw'umuramyi, only a worshipper has the gifitwe n'ubuzima solution. bw'umuramyi, Only a worshipper has the gifitwe solution. n'ubuzima Only bw'umuramyi. the life of a worshipper Hallelujah, has the solution. hallelujah. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ndashaka kukubwira ngo
I want to tell you, igihe tutaranza kwinjira kuri iki gicaniro cyo kuramya, unless we enter into this altar of ubuzima worship, bwacu bwerekana icyubahiro our cy'Imana, life to magnify the glory turaza of kwisanga God. sosiyete We yacu find ourselves society yuzuyemo gusenyuka kw'imiryango that is nk'uko full of byatangiye. destruction of families just as it started. Uyu munsi tugeze ku rugero Today we are on the level benshi mu bicaye no mu matorero bakijijwe that many of those who are in the dufite churches, ukuri mu the buzima believers, bwacu that we have the truth in our life kwamaze kutugira imbata, that is already bounding us, kuvuga ngo that says kubaka umuryango ntabwo bishoboka, it is impossible to start a family. urugo rwiza ntabwo rubaho. A good family never exists. Ibi bintu birakomeza gukura These things will keep on growing nitudafata icyemezo cyo kugira icyo when tubikoraho. you don't decide on what to do against them. Umurimo wa Satani The devil's work, no kuva hano it is for you to akaguhanaguramo leave this ibyo place bintu. so he can wash off Ariko everything umuhamagaro out of w'Imana us. But the calling of God, nuko twumva ikintu iri kuvugana it is to natwe listen to what he's talking to kugira ngo us, dufate ingamba zo so we kurwana can n'igihe kiri decide imbere. and fight with the time that is about to come. Amatorero menshi adafite ubuzima Most of the bw'impinduka churches that lack the life of transformation, ni ikintu tugiye kubona mu minsi iri that imbere, is what you're going to see the days to igihe come. cyose hatabayeho impinduka. Every time there is no transformation, Ubujiji kandi abantu bibwira ko bajijutse. people think that they're ignorant, that they're not, they know everything they have to know. Muri sosiyete yacu In our society, hagiye kubonekamo ubujiji. we're going to find lots of them are ignorant. Reka mbabwire, Let me tell you, leta yacu nishize imbaraga mu kutwigisha, the government is investing in niri gukoreshwa education. n'umwuka w'Imana. The Holy Spirit of God is using them. Ariko itorero But the church, dufite inshingano we have a responsibility zo kwerekana ubwenge to bw'Imana present the wisdom of God buri hejuru y'ubwenge that is bw'isi. beyond the worldly wisdom. Uriya n'umugisha w'Imana muri leta That is yacu, a blessing of God in our ariko hari government. umugisha w'Imana muri But leta there's yacu. a blessing of God Hari in our umugisha w'Imana mu government. itorero There's a ryacu. blessing of God in Nuko the itorero church. ryerekana ubwenge It is where bw'Imana, the church shows the wisdom of ubwenge God. bushobora ibyo abanyabwenge The b'isi wisdom that badashobora. is able to do what the worldly people Ubwenge cannot bw'Imana do. ngo bwategetse The ko wisdom that commands that. ab'isi badaheshwa kumenya ubwenge bw'Imana, kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, The worldly people will never know God by the wisdom of the worldly wisdom. ahubwo tumenya Imana But we know God n'ubwenge by bw'Imana. the wisdom of God. Iyo Imana itwigishije ubwenge bwo When God kuyimenya, teaches about the wisdom of knowing ubuzima Him, bwacu bubamo imigambi our y'Imana. life is full of God's Sosiyete plan. yacu yubakwa Our n'ibitekerezo society bivuye is mu mutima built by the w'Imana. mindset from God's heart. Ubujiji bukabije, And ignorance, too ukagira much of amafaranga, ignorance. You have money, ukagira inzu you nziza, have a good mansion, ukagira a good imodoka house, nziza, you drive a great car, ariko ukabura umunezero. but you lack the joy. Ukagira amafaranga menshi, You have a lot of money, ariko ukabura aho urara mu isi. but you lack where to spend a night Akaga in gakomeye the world. cyane. That is the greatest tribulation. Guhagarika imitima. Of hindering the hearts, having troubled hearts. Ibi ni ibintu bya generasiyo yacu These are tugomba things guhandalinga. of our generation that we should handle. Nituramuka tudafashe ubu buzima bwo kukuramya mu buryo buri real, When we don't take this life of worship real, turinjira mu gihe we'll enter in a time dufite koko abagore baduhagarika imitima, that we have women who are troubling, abagabo baduhagarika that we imitima, have men who are heart abana troubling, baduhagarika children imitima, who are heart troubling. ariko hari ibyiringiro But there is hope kuko Imana iri kuvuga because ububyutse. God is speaking about revival. Haleluya! Amen. Hari igisubizo cy'ibibazo There's a byose. solution to the problems, all the Hanyuma problems. umubabaro udafite iherezo, A sorrow that never ends. uzababare Be sad, ariko ubabara n'ibyiringiro ko uwo mubabaro urashira. but with hope that there is a limit. Tutagira that icyo shall end. dukora, When you don't do something, generasiyo yacu our generation turisanga mu gihe will find ourselves in a dufite time umubabaro that we mwinshi, have a lot of sorrow, twibaza icyawutumara, and we think what will take it ariko away, tukibure. but we don't find Biramera it. nk'igihe It's Abisiraheli like when the Israelites barangaraga were astray, bakisanga mu they bucakara, found themselves into the slavery, bagategereza igihe and they cy'Imana, waited for the bagategereza God's timing, guhagurutswa kw'indi waiting for generasiyo, God, for another generation ariko to Imana rise. iduhamagaye hakiri kare But God is ishimwe. calling us earlier than Yesu better. ashimwe Praise cyane. Him. Amen. Hari icyo twakora, There's something we can do. hari icyo twahindura, Something we can hari change. agasuzuguro k'abadayimoni There's a katahaguruka, displacement of the demons hari that will imigambi mu never be kirere out. y'umwijima itakorwa, There's a plans will hari never be amadarapo mwabonye fulfilled. yatangiye kuzamuka. There's some flags of Ububyutse sin have bufite been raised. imbaraga Revival has zo power kongera kumanura aya madarapo. to bring them down. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ububyutse nibwo The bwonyine only revival butajya bwivanga mu nshingano z'abayobozi, never goes into the leadership. bwo bujya gutegeka abayobozi. It goes to command the leadership. Bamanitse ariya madarapo bakavuga ngo bwari ubujiji, twabikoze tukiri mu bujiji, tutarizera. Iyo bahuye n'umugabo uhindura amateka, bajya bongera bakazamura icyubahiro cy'Imana, bakamanura amadarapo y'abadayimoni. Dufite inshingano ikomeye cyane
responsibility to fulfill. bene data ndabinginze Brethren, I nta gihe urge cyo you, gutakaza dufite we have no time to waste. ibyaha The byiyongeranya sins that are increasing. mu gitondo kumva agashya k'icyaha In the morning there's a new aho kugira innovation wumve of sin. agashya k'igitangaza cy'Imana Innovation of God's miracle. ukumva agashya k'icyaha ibyaha biba develope Sins are being developed. turahamagarirwa n'Imana God is calling us. nk'urubyiruko rukijijwe kuzana agashya k'Imana social media Social media ziri gukora zikeneye ku updatinga ahantu habaye agashya k'Imana ahantu habaye imirimo y'Imana ahantu hamanutse umuriro w'Imana ahantu ibishashi by'umuriro byamanutse ahantu indimi ziri kuvugwa abanyarwanda bari kuvuga igishinwa abanyarwanda bari kuvuga ikinyarusiya haleluya Amen. Yesu ashimwe cyane Praise Jesus. turashaka guhindura content ziri kuri We social want to media transform the content on social media zizahindurwa n'umwuka w'ububyutse platforms by the spirit of revival. ibi bintu nitutabihagarika nk'abajene bakijijwe biradukurira mu maso kandi bizarema ikirere kirimo ibyaha byiyongeranya ibyago n'amakuba by'uburyo bwose wareba mu majyaruguru ugasanga igikuta cy'inzu yawe cyaguye wareba mu majyepfo habaye inkangu itwara imirima ya nyogokuru wareba imbere yawe ukabona proje wari ufite nayo irafeirinze wareba inyuma yawe ukabona satani ari kukumwaza turashaka kubwira satani ngo ibi nari gutegereza ko bigiye kwiyongeranya turayihagarikisha imbaraga z'ububyutse ubuzima budafite icyerekezo ubuzima budafite icyerekezo ni kimwe mu bintu bigiye kudutwikira reka mbabwire isi ntabwo ifite abantu benshi bayitegeka iyo isi igize abategetsi batari gukora ubushake bw'Imana bo bagiye bashushanya ekonomi y'isi bakubaka uburyo amafaranga azakora n'ikigero cy'ubutunzi abantu bazagira kuko babatekerereje mu migambi yayo kandi bafite ahantu babajyanye n'indi ryari itorero riraza kugira ubutunzi bw'isi ububyutse 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 babandi batekerereza isi bafite ibintu byabananiye bagiye kuzanira itorero kuko ryagize ububyutse ndabingize kubw'imbabazi z'Imana dufite umuhamagaro ukomeye cyane w'Imana dufite umuhamagaro ukomeye cyane w'Imana reka dusoze tuvuga ngo ububyutse bushoboka gute ni gute tugiye kuramya Imana bigaprovoka umwuka wera akazana ububyutse muri twebwe reka biroroshye tubonye kuramya kurenze kuririmba kuramya kurenze gucuranga niwemera kuba umuramyi wuzuye ubuzima bwawe bugafatana n'igicaniro cyo kuramya hari itegeko ry'Imana hari itegeko ry'umwuka rivuga ngo uwo mwana arakura ava mu bwiza bumwe yinjira mu bundi bwiza yinjira mu bundi bwiza agera ku kigero agwije imbaraga z'umutima haleluya hari ukongera gukuzwa n'Imana ariko ukurira mu buzima bwo kuramya uko gukura kugeza ku kigero ngo werekanwa n'Imana usohorwa mu butayu n'Imana ngo ugwiza imbaraga z'umutima kandi ukagwiza ubwenge bw'Imana hanyuma ugakora ibintu bimeze nk'ibyo Kristo yakoze ugakora ukabaho ubuzima nk'ubwo Kristo yabayeho ubuzima bwa Kristo ni ubuhe ahantu hose yabaga ari habaga hari imbaga y'abantu baje gukizwa abadayimoni baje gukizwa indwara baje gukizwa ibyaha baje gukurwamo imvune
umutuzo mu And mutima those who wants to receive rest, baje the inner kuvanwa mu rest, nzu z'imbohe those who wants to be taken out of the prison, kugira revival yemera. having a Ni revival. ngombwa ko tuba mu buzima bwo We kuramya must live a life that is worshiping, tugakurira mu migambi y'Imana muri and Kristo we grow in the Yesu plan of God unto kugera Christ ku kigero Jesus. tubaho ubuzima On the bwa level that we Yesu shall live the life of tukerekana Jesus, ubwiza and bw'Imana mu we isi. present the glory of God in the world. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tureke gutekereza ububyutse nk'imvura izamanuka ngo Leave us pa not thinking revival as rain that is going to come, ikatwituraho. just comes to us anyhow. Ububyutse twarabuhawe. Yes, we have received revival. Imana yatanze ububyutse. God gave revival. Imana ikunda abantu. God loves people. Ntabwo ifite umutima wo kutwima ububyutse. God has no heart of Ntabwo denying Imana this ifite umutima wo revival. kutwima ikintu cyatuma God has no tubaho. heart of denying us Ndabinginze things that will rubyiruko bene sustain data us. Youth kugira ngo brethren, twitabe umuhamagaro wo for us to kwinjira mu respond to a bubyutse. calling of entering into the Twitabe revival. umuhamagaro wo kwinjira mu Let's respond bubyutse. to a calling of entering Nituba into the abaramyi revival. beza bakwiriye Because when we be true muzi imbere worshipers, turaza kugenda dukurira mu we buzima shall grow in our duhabwa lives, ubwiza and we receive tuvanwa mu glory bwiza bumwe from one twinjizwa mu glory bundi bwiza to the other glory. kandi ubu bwiza buratugeza And ku this glory kigero shall make us go into a tubasha level kwerekana imigambi that we shall y'Imana manifest tubasha God's gutanga plan. ibisubizo That we by'ibibazo shall give the solution byananiranye. of the problems that are so hard on duhaguruke mu people. izina rya Yesu. Let us stand in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Dufite inshingano. We have a responsibility. Dufite inshingano. We have a responsibility. Uyu munsi Today, turagomba gutangira we should start kwinjira mu bubyutse. to enter in the revival. Ububyutse twarabuhawe. Yes, we have received revival. Imana itegereje ko tubwakira. God is waiting for us to receive Impamvu it. ubu bubyutse The butazafeiringa reason why this revival would never fail nuko ubu is bubyutse buzaba bufatanye n'ubuzima this bwacu. one is going to be connected to our Nuko life. ubu bubyutse buzaba bufite imizi mu Because buzima we shall bwacu. have a root in our Nuko life. ubu bubyutse buzaba bufite Because this itangiriro revival will have a beginning. kandi buzaba bufite aho bugeze And we bukomeza shall have bubaho. where it is to N'ububyutse keep buzatwara being sustained. itorero. We shall take the church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kubaho ubuzima buramya. We're going to live a life that is full of worship. Bagiye kuturirimbisha. They're going to help us Ariko sing, tugiye kongera but gusenga. we're going to pray again. Tugiye kongera kwinginga We're Imana. going to urge God. Kandi tugiye gusenga We're going to pray to tubwira God Imana as we tell Him ngo dutangiye urugendo rwo kwinjira mu just bubyutse. started our journey to enter into Hamwe the n'ubuzima bwo revival. kuramya Together with the life of tugiye worship. gutangira ubuzima bwo kwinjira mu Starting our life bubyutse. of entering into a revival. Ntabwo turongera gusenga gusa ngo duhe We're not ububyutse. going to pray to request for Turasenga ngo reka revival. twinjire mu We kibatsi shall pray to cy'ububyutse. enter to the altar of Turasenga ngo reka revival. ububyutse Enter for the revival. bukomeze Pray for the kutwakamo. revival to keep on burning Imbaraga in us. z'Imana For the power of zikomeze God kutwakamo. keep burning within us. Nituzime So we would never be tuve mu burned bwiza out. bumwe We shall move from glory twinjire mu bundi to the bwiza. other glory. Imana ishimwe. Praise God. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Round of applause to Jesus. Hallelujah. Amavuta Yesu Hallelujah. bone kwaka mamavuta ndakwingize mamavuta Yesu bone kwaka mbone kwaka burinde ucha mamavuta Yesu mbone kwaka mamavuta nakwingize mamavuta Yesu mbone kwaka hallelujah mbone kwaka urinde ucha mamavuta Yesu mbone kwaka mamavuta nakwingize mamavuta Yesu mbone kwaka burinde bucha mamavuta
turirimbe hosana tugusingize wowe mwami utwara abamiyo tugusingize Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Yesu Kristo. Hallelujah. Turasenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Alabo sesa modrerebo. Rakadebo sesa modrerebo. Turakuramya Mwami. Turagusingiza Mucunguzi. Turagusingiza Mucunguzi. Turakuramya Uwiteka. Turakuramya Uwiteka. Amajwi yacu arakuramya. Amajwi yacu aragusingiza. Turashimiye ububyutse waduhaye. Turashimiye ububyutse waduhaye. Turashimiye ububyutse waduhaye. Turashimira umurimo watangiye muri twebwe. Turashimiye isezerano ry'ububyutse ryamaze kuzura. Ryamaze kuzura. Ryamaze kuzura. Ubuzima bwacu turabuhamagarira kwinjira mu kuramya. Imibereho yacu turayifatanya n'ubuzima bwo kukuramya, kugusingiza, kuguhimbaza. Edebo sasa debro sandebo. Reka ubuzima bwacu bubeho igicaniro cyo kuramya. Reka ubuzima bwacu bubeho igicaniro cyo guhimbaza. Icyubahiro nikuza bibyawe. Icyubahiro nikuza bibyawe. Icyubahiro nikuza bibyawe. Turirimba, turirimba, turirimba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amashimeshe ku mwami wacu. Hallelujah. Hallelujah. Amashimeshe ku mwami wacu. Amashimeshe. Hallelujah. Hallelujah. Himbazwe mwami Yesu. Hallelujah. Amen. Worship team bagihagaze hano ndasaba twakira umubyeyi wacu wateranye natwe. Hallelujah. Ndaza kumusaba atambuke adusuhuze. Twateranye n'umubyeyi, reka tumwakire. Cyubahiro cye dukoma amashyi dushima Imana. Hallelujah. Ayo mashyi imbaraga ya Yesu muyakire. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah bashene. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bani shimwe cyane. Nitwa Mwiseneza Marie Letitia. Abanzi ku izina ry'umwana Mama Jire, Mama Mignone. Ndo mukristo wo mu itorero rya Deperi, nkaba n'umudiyakoni ariya ku itorero rya Nyarugenge. Hanyuma rero uyu munsi naje kubashyigikira nk'abajene. Hallelujah. Kandi nafashijwe. Ntabwo buriya kugira ngo Imana ikore bisaba ko atangira abantu benshi. Uko mungana Imana ntizabura kubakoresha. Ntabwo izabura kubakoresha. Ububyutse bukava mu Rwanda, bugafata Afurika, bugafata Amerika, bugafata Europe, bugafata Aziya, bugafata Australia, bugafata isi yose. Ku bwanyu mwebwe uko mungana gutya. Mwene mwisuzugure gusa. Hari ibintu Bonheur yavuze ngo twebwe turabyina tuvamo, kandi nibyo bavuyemo nyine. Ntabwo turamara kuvamo neza mu mwuka turimo, ariko mu mubiri ntabwo tukirimo neza. Imana rero yo mu ijuru ibashyigikire. Nishimye, nabikunze, nafashijwe, nabakunze. N'ikindi gihe nzajya nza. Amen. Yesu abahe umugisha. Amen. Turamushimiye umubyeyi wacu, Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Worship team yacu, amatangazo dufite naya nuko turi gusenga Imana kugira ngo itwongerere ibihe byo guterana. Ese murabishaka? Hallelujah. Nagiye mbona ibyifuzo bitandukanye ngo umunsi umwe mu kwezi ni mukeya, ngo bituma ngo abantu bamwe batakara. Twavuganye n'ubuyobozi bwa hano, hari undi munsi turi gupropose bafite, ariko dukomeze no kubisengera mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Hanyuma programme ihari nuko tuzongera guterana ubwo ni ryari? Nuko tuzongera guterana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 nibwo tuzongera guhurira hano. Hanyuma tuba dufite umugoroba udasanzwe, turi gutekereza pano nini. Turashaka gutangira gukora ama teaching. Yesu ashimwe cyane.
hanyuma iyo tariki mu saving, hanyuma iyi worship team Imana yaduhaye, ndumva twakongera tugakoma amashi tugashimira Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Tubaho umwanya baramye natwe turamye, ariko nubundi bamere mikro umubyeyi hari yari adusengere adusabira umugisha kugira ngo abaza gukomeza bataha tubahereze umwanya batahe, ariko worship team bafite iminota nk'icumi hano turi gufatanya nabo kuramya no guhimbaza Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Derise turamushimiye, nawe tumutunga ibiganza tumusabira umugisha. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Abantu batari ku rubuga rwacu baze kureba Derise n'ubundi na Minyone wavuze poeme, uyu ni mama wa Minyone uriya watuvugiye poeme, hanyuma babashire ku rubuga rwacu. Imana ibaho umugisha, reka byadusengere hanyuma dukomeze n'uyu mwanya, ariko turaba tunabohotsa abantu amasaha yafashe turababohora. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ugushimiye ko wera kandi ukiranuka muri byose. Uri umwami mwiza w'amahoro. Urera 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 urera. Turagushimiye, neza yawe ntabwo irondoreka, imigambi yawe ni myiza. Gushimiye guhamagara kwawe kwiza, wahamagaye abakuru uhamagara n'abatoya. Mana ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye kubw'uru rubyiruko, ndagushimiye kubw'uyu muhamagaro, ndagushimiye kubw'uyu murimo mwiza utangije muri bo. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye mwami, kuko abangaba nibo torero ry'ejo. Ndagushimiye, aba nibo bavuga butumwa b'ejo, aba nibo bahanuzi b'ejo, aba nibo badiyakoni b'ejo, aba nibo bashumba b'ejo. Ndagushimiye kurimo gutegura itorero ry'ejo hazaza. Ndagushimiye mwami, kuko bumvise umuhamagaro wawe ukabahamagara nabo bakaza bakakwitaba. Izina ryawe nirihimbazwe. Basabiye umugisha, umugisha utagabanyije. Basabiye umugisha Mana, basabiye imbaraga. Suka imbaraga hagati muri bo, suka imbaraga mu mitima yabo, suka ububyutse. Irukana umwijima, mwijima wo mu bitekerezo, mwijima wo mu marangamutima, mwijima wo mu magambo, mwijima wo mu bikorwa, mwijima wo mu myifatire no mu myitwarire. Irukana izo mbaraga z'umwijima, irukana uwo mwijima, irukana uwo mwijima. Ubereze umurimo wawe, ubereze kukubera abakozi, ubereze kukubera abatambyi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami uhamagare, Mwuka wera w'Imana nahamagare, nahamagare hirya no hino. Uyu mujyi urimo abajene benshi, Mwuka w'Imana nahamagare. Abakobwa benshi, Mwuka w'Imana nahamagare. Abajene benshi, b'abasore n'abahungu benshi, Mwuka w'Imana nararike. Ababyeyi benshi baze gutera inkunga urubyiruko mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uko wahamagaye uyu mubare, wahamagara n'uwurenze, ndetse wakuba ukagenda ukagera mu mpande enye z'isi, kuko uri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi aba batangiye akaba ari bo nkingi, bagatangira uyu murimo bakitanga, batitaye ku buke bwabo, batitaye ku bushobozi buke. Basabiye umugisha, umugisha utagabanyije, umugisha wo kubona Imana. Bashyigikire, baha umugisha, basubiriza ibyifuzo mu izina rya Yesu Kristo. Reba mwami igikwiye ibiganza byabo, reba ibiri mu mitima, reba ibyifuzo byo mu mitima, reba ibyifuzo byo mu mabanga, reba ubukene bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Urambura ikiganza cyawe kiramburire kubahaza, kandi Umwuka wera w'Imana komeze gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri bo mwami. Sengeye proje zabo zo mu minsi iri imbere, ibyo bifuza, ibyo bapulaninga kugeraho birakomeye mu isi y'umubiri, ariko mu isi y'umwuka birashoboka mu izina rya Yesu, kuko ari wowe muterankunga wabo mukuru. Ibyo ngibyo bibasohoreze, ibidatunganye bitunganye, ibitaringaniye ubiringanize, ibikeneye ubushobozi ubutange, kuko uri umutunzi mwami, ko nta kikunaniye mu izina rya Yesu Kristo. Hahindura umwe, wirukana induru n'urusaku, wirukana ibice n'amacakubiri, wirukana umwuka wo
kudahuza, ubahe kuba umwe rwose, ubahe kuba umwe Mana, ubahe kuba umwe, ubahe kuba umwe mu izina rya Yesu. Suka umwuka w'amasengesho muri bo, suka umwuka w'amasengesho, suka umwuka w'amasengesho, suka umwuka w'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, turagushimiye kubw'uyu murimo mwiza watangije kandi uzanawusohoza kuko ari wowe nyirawo. Icyubahiro kibe cy'Imana yacu mu izina rya Yesu. Kandi abagenda Mwami ugendane nabo, twese ugendane natwe, kureho imitego ya Satani n'abadayimoni, wirukane imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kugota buri wese mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Go, go,